Hello friends, uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibintu bigera muri bitatu Bibiliya ivuga biranga umugore w'umutima kandi ufite ubwenge Imana ikunda kandi yishimira. Icyo usabwa gusa ni ugukurikirana ino video kugeza irangiye kugira ngo nawe ubashe gukuramo icyawe, kandi ukanakora like, ugakora subscribe ndetse ukabasha no gushyiramo comment niba ino video igufashije, ukatubwira n'icyo twazagukorera ubutaha. Kuri chapitre ya mbere turahasanga umugore Imana ikunda kandi yemera ko agomba kuba afite ubwenge kandi akabasha no kubaka urugo rwe akarwubahisha kandi akanarukomeza. Imigani 14 umurongo wa mbere. Umugore w'umutima wese yubaka urugo rwe, ariko umupfapfa we ubwe ararusenya. Birumvikana neza ko umugore utari uw'umutima kandi utuje ubwenge Bibiliya ivuga urugo rwe abasha kurusenya kandi ubwe akarwisenyera, kandi ataba ari mu Mana neza, akabasha guhura n'ibishuko bikamugusha, bityo ntabashe kugira intego mu buzima bwe, maze akabaho mu buzima atishimiye. Ikintu cya kabiri kiranga umugore w'umunyabwenge Imana ikunda kandi yishimira, agomba kuba agira imbabazi mu mutima we kandi agafasha bagenzi be. Imigani 31 umurongo wa 20. Aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyishe abo mu rugo rwe igihe cy'imbeho. Uwo mugore imbaraga n'icyubahiro niyo myambaro ye, kandi igihe kizaza kiruhije azaba agiseka atacyitayeho. Abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva mu rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe. Ikindi kintu cya gatatu kiranga umugore mwiza ni uko aba afite ingeso nziza kandi yubaha Imana, kandi ingeso ze akabasha kuzikoresha mu kureshya umugabo we kugira ngo amukururire ku Mana nawe abashe gukizwa no kumukurikira. Petero wa mbere 3 umurongo wa mbere. Nuko namwe bagore mugandukira abagabo banyu, nuko nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, beshwe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo haba ari nta jambo bavuze, bakabona ingeso zanyu zitunganye zifatanyije no kubaha. Nuko rero umugore w'umutima kandi w'umunyabwenge nuko akwiriye kumera. Nk'uko abagore bera ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga bagandukira abagabo babo. Nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware, ko namwe muri abana ba Aburahamu. Niba mukora neza ntimugire ubwoba, niko Uwiteka avuga.